Namakuru y'incamugongo namakuru akomeje kugenda ashengura abanyarwanda benshi cyane. Ndagira ngo kuri yo screen yawe uriho kureba uyu mugabo bamwita Dr. MUSA Twagirimana. Ni nkubwira ngo yapfuye urupfu rubi uze kubyumva gutyo, burya hari urupfu dupfa ukabona nyine n'urupfu rw'agashinyaguro. Ariko gato muriho kubona umugore, uyu mugore nawe arakomeza kugenda ashavuza benshi, bari gukomeza kugenda bumva uko byamugendekeye. Ni nkubwira ngo hari abantu bapfa ubuzima bubashaririye muze kubyumva gutyo. Ariko ndagira ngo tuze kuba tugaruka kuri uyu mudokita ngo bazamuha imiti babone nyine ntabwo ari koroherwa, bamujyane mu byuma kumubaga basange yahapfiriye. Ariko ngo umuganga wamwitagaho yamurangayeho, bagiye gusanga nyine basanga mu by'ukuri umudokita ibyuma byamuguyeho. Ubwo ni nkubwira ngo ni ibintu by'amayobera byabaye uze kubyumva gutyo, kuko benshi barakomeza kugenda batanga opinion nk'uko babyumva bavuga uti ibyabaye nagahoma munwa. Ni gute umuntu nk'uyu nguyu wari ufatiye ibitaro bya Nyirinkwaya runini, ni gute yaje kuba apfa, ndetse kandi ni gute mutamwitayeho? Ubwo uyu mugabo yari atwaye imodoka, haza guturuka ikimodoka cyahoho cyahoreye cyita kimusekura, ubundi ahita yitaba Imana gutyo. Ni nkubwira ngo byashaririye benshi uze kubyumva gutyo, kuko uyu mugabo biratangazwa bikanemeza ko yapfuye azize impanuka. Nyine yamaze kugongwa bahita bamufata bamujyana mu bitaro bajya kumubaga. Bazamugezeyo Dr. wari uri kumwitaho ngo ntiyamwitaho neza, niyo makuru akomeza kugenda agaragazwa. Ariko mwabantu mwe nimbabwira ngo yapfuye urupfu rubi muze kubyumva, hari urupfu upfa mu by'ukuri ukabona nyine n'urupfu rwo gukenyuka, kuko uyu mudokita yakoraga muri laboratoire. Ni nkubwira ngo niwe warufatiye ibitaro bya Nyirinkwaya runini uze kubyumva gutyo, kuko nyine ndagira ngo murabizi ibitaro nyine bidafite umudokita w'inzobere nta kintu biba bivuze. Ariko nyine rest in peace kuri uyu mugabo Dr. MUSA Twagirimana arasavuza benshi nyine baragererewe, bari kumva mu by'ukuri inkuru ya Dr. MUSA Twagirimana bakavuga uti icyakora cyo urupfu ntabwo rurya akagabuye, kuko yaba rwaryaga akagabuye rwakagombye kuba rusiga uyu mugabo. Yari umunyabwenge nimba ikubwira uza kubyumva gutyo, yari umugabo wavangaga imiti igafasha benshi, yari umugabo nyine watangaga ibitekerezo muri ibi bitaro. Ndagira ngo n'ibindi bitaro byamwifashishaga bitewe n'ubwenge yari afite, ariko nyine ntabwo urupfu waza kururataho ngo nge ndi umunyabwenge. Ari nayo mpamvu nkomeza kugenda mbwira benshi nkababwira uti mwabantu mwe mukomeza kugenda mwigira bakagarara, mugakomeza kugenda mwishongora ku isi. Ariko nimbabwira ngo isi mu by'ukuri ntabwo itoranya, by'umwihariko urupfu iyo ruje rujyana uwo rushaka. Uyu mugabo yari amaze kuvura abantu benshi bakize, ubwo afata imodoka yerekeza mu rugo. Ngo mu gihe ari kugenda ageze imbere gato, izi modoka za hoho zizarikwa. Mwabantu mwe nimbabwira ngo izi modoka za hoho leta y'u Rwanda nitaza kuzigaho ziraza kutumugaza, ziraza kutumugariza abaturage, kuko uyu mugabo nta kibazo yari afite uretse akarwara k'umuvuduko nyine kavurwaga nako kitabwaho. Ariko biza kurangira nyine mu by'ukuri impanuka ihise imuhitana. Yari umugabo wari ukomeye, nunamureba nyine urabona ko yari igisaza gishinguye, yari igisaza cyakoraga ibyo kize. Ariko muri ibi bitaro byo kwa Nyirinkwaya baje kuba batangaza inkuru y'incamugongo, ni inkuru yakomeje kugenda isharirira benshi. Bakimara kubyumva baravuga uti cyakora cy'ubuzima, ubuzima mu by'ukuri ni bubi, ubuzima bukwihinduka mu kanya gato. Dr. MUSA Twagirimana rest in peace, Imana ikwakire mu bayo. N'uwo mudamu mu by'ukuri waje kubapfa, ariko iby'urupfu rw'uyu mudamu rwo ndagira ngo tuze kuba tubigarukaho. Uyu mudamu nawe mwabantu mwe nyine ndagira ngo murabona ko ari umudamu ukiri muto. Uyu mudamu nimbabwira ngo yapfuye urupfu rubi ndi buze kubangarukaho muze kubyumva. Hari urupfu umuntu apfa ukavuga uti arakenyutse, hari ukuntu nyine umuntu akenyuka. donc nk'uyu mudamu yari umudamu wareraga abana, yari umudamu wabonaga mu by'ukuri yari afite amafaranga n'agafaranga. Ariko urupfu ntabwo warurataho ngo njye mfite amafaranga, mfite imodoka, mfite amapartment. Ntabwo urupfu ari uko waje kuburubwira.
urupfu rutwara umuntu igihe rushakiye, uwo rushatse rutoranya uwo rushatse. Nubwo bavuga ngo rujya akagabuye, ntabwo mu by'ukuri urupfu rurya akagabuye, kuko iyo aba rwajyaga akagabuye ntabwo rwakagombye kuba rugera kuri Dr Musa Twagirimana wakomeje kugenda ufasha benshi. N'ubu ngubu hari proje apfanye, ndagira ngo uyu mudokita yari kuvumbura mu by'ukuri imwe mu miti y'ibyorezo bimwe na bimwe byagiye biburirwa inkingo. Kugeza kuri aka kanya ndagira ngo hari amakuru meza yakomeza kugenda avugwa ko ashobora kuzasakara muri 2027. Niwumva ngo indwara z'amayobera harimo n'indwara ya sida yari igiye kubonerwa umuti, uze kubyumva gutyo mw'abantu mwe, hari ikintu mutaramenya. Buriya iyi ndwara ya sida nimuza kureba suko yananiye kuba mu by'ukuri yakorerwa umuti, ahubwo abayikoze, amakuru nakomeje kugenda nkura hirya no hino, ndetse biravugwa ko witwa Bill Gates anihishe inyuma y'indwara ya sida. N'ibindi byorezo byose byakomeje kugenda bivugwa, nyuma bigakomeza kugenda bibonerwa inkingo. Benshi mu bagerageza ngo kuvumbura urukingo rw'indwara ya sida ngo barakomeza kugenda bicwa hirya no hino, ariko aya makuru nshobora kuyavuga nkayazira, muraza kunyemera mu by'ukuri mbe nyacumbikiye. Ariko hari igihe nzabyuka mu by'ukuri ndi mu mavuta, aya makuru yose n'amabanga nkahita mena hasi, nkahita nyamena hanze, kuko hari ibintu ureba nawe wabireba abantu benshi barapfa mu by'ukuri utari kumenya icyo bazira. Uyu mwaka ninkubwira ngo dupfishijemo abanyabwenge uze kubyumva gutya, kuko benshi ntabwo wamenya icyo bari. Ndagira ngo nyine abumvishe mwumvishe, ndagira ngo abumvishe mwumvishe. Hari abantu bari gupfa impfu zitunguranye, hari n'abari kuvumbura imiti y'indwara runaka zaburiye ibisubizo, ukabona barahita bagukenyura, kuko nyine urashaka kwigira umunyabwenge ubigaragaze, kandi bo bavumbuye indwara runaka kugira ngo bajye bayikuraho amafaranga. Nkomeje kugenda mvuga byinshi, naza kwisanga nivuyemo nk'imnopfo, muraza kunyemera mu by'ukuri aya makuru nze kubanyasimbuka. Tugaruke ku rupfu rw'uyu mudamu ndetse n'uwitwa Dr Musa Twagirimana, waje ngo kuba apfa ziri impanuka, ariko ikibaza iyo mpanuka yafatiwe ukaza kubuhabura. Ndagira ngo nabyo turaza kuba tubigarukaho. Ni inkuru ndende nyine, ni inkuru mw'abantu mwe, hari ibintu ureba nawe ukavuga uti byanga byakunda, hari ikindi kibyihishe inyuma. Empisa uyu mugabo ngo hari ku munsi wo kuwa mbere ngaza kuba afata imodoka ye. Ubwo nyine afata imodoka, ashyiramo mazitu, avuye mu bitaro kuvura abantu, nyine aravuga uti reka nahe abantu benshi navanze imiti, muzayikoresha gutya na gutya, tuzarebe nimba hari icyo twaza kuba tuvumbura. Ngo azafata imodoka, ngo inyuma gato haturutse ikimodoka cya hoho cyahoreye. Ninkubwira ngo imodoka ya hoho yahoreye, n'ubuzima bwabushaririye mw'abantu mwe. Nimbabwira ngo ni nk'urusenda muze kubyumva. Ngi impamvu mukomeza kugenda mubona nkomeza kugenda ngira ngo ubuzima bwaramushaririye. Bamubaze nta kinya, ubwo n'ibyuma bigwamo, ubwo benshi baribaza impamvu atitaweho, bakavuga uti abangaba nabo baze kuba bakurikiranwa, kubera ko nyine ntabwo waza kuba ugaragaza ukuntu umuntu yarokotse impanuka mu by'ukuri kamusiga agakomereka, mukagenda kumuvura mukamubaga, ariko bikabananira. Byabananije iki? Ukabona nyine benshi bari kwibaza kuri urupfu rwa Dr Musa Twagirimana. N'umuganga wari umuhanga cyane, n'inzobere muri make. Ndagira ngo muri laboratoire z'ibi bitaro bya Nyirinkwaya byakomeje kugenda bigaragaza ko uyu mugabo yari umuhanga, ariko kuba yaravuye benshi mukananirwa kumuvura biragatsindwa n'Imana. Biragatsindwa nimbivuga muze kubyumva gutyo. Empresa, kuko nyine yarokotse impanuka, yego yaramusekuye iramusiga, ariko se mwananiwe kumuvura gute umuganga w'umuhanga gutya? Ndatekereza burya baravuga ngo nta muganga wiganga, ariko niyo baza kumureka akajya kwivuriza mu rugo, ndatekereza yari kuziganga cyangwa se yari kuziva, kuko nyine hari indwara ubona ukavuga uti nanjye ngi mu by'ukuri narafashe amahugurwa yo kuvura, uyu naza kuba muganga. Ariko baramufashe, bamushyize kuri brancard,
bamujyanye mu bitaro muri laboratoire nyine baravuga uti reka tumukoreho ryake turamuvura ubona ko nyine mu by'ukuri ngo yaje kuba agwa mu byuma ariko nimbabwira ngo uyu mugabo yarakenyutse uze kubyumva gutyo yarakenyutse cyane uyu mudamu nawe rero mahoro aragerereza benshi nimbikubwira hari ubuzima mw'abantu mwe bukurya ukavuga uti uyu mugore we yazize iki uyu mahoro ndagira ngo mu by'ukuri ibye ni birebire cyane kubera ko byakomeje kugenda bigirwa ibanga benshi bakavuga uti muratangaza ko yapfuye azize uburwayi ariko muze kuba mubutugaragariza nyine yapfuye azize uburwayi ariko mutugaragarize niki cyamuhotoye niki cyamwishe ko abigaragaza murabihishira iki ukabona nyine benshi barakomeza kugenda batanga iyo opinion bakavuga uti kuba yapfuye azira uburwayi yego birakunda nta n'utazapfa kuba twese umunsi umwe tuzapfa umukene ubyanga ubyemera umunsi umwe uzaryama ubyuke wapfuye umunsi umwe uzajya mu muhanda imodoka ikigonga umunsi umwe uzatwara imodoka ikugo umunsi umwe uzaba uri mu kazi runaka akaba ariko kakwica wenda mu by'ukuri n'impanda y'isi yavuga twese tugasanga nyine twagezweho n'umwuzure nk'uwo ku bwa Nowa nyine muri make ntawe utazapfa ariko se nubwo mubona azapfa ko buri wese azakira icyo azira ndetse kandi kikaba kinamenyekana kuki abangaba bo impfu zabo mu by'ukuri mutagaragaza icyabishe ukabona benshi mu by'ukuri baratanga point zitandukanye bavuga uti mutugaragarize nyine ni mutugaragarize abantu bacu bari kwicwa n'iki ko mbona abahanga muri uyu mwaka bapfuye ari benshi ndagira ngo mw'abantu mwe nirinze kuvuga menshi muri iki kiganiro kugira ngo muraza kunyemerera ndekera aho ngaho ciao